zitari zaririmbwe n'abandi cyangwa ahandi kubera ko umuduri nabaye nkuretse inyinshi ziri muri gitari mu bukwe cyese bavuze ngo hazaze nk'umuduri nubwo njyana umuduri ubundi umuduri nawo usa n'akabindi usa n'utawe umuduri usa n'uwatawe nta muntu uri kuwitaho. Okay, tubwira ibintu nka bitanu byakoreshwaga mu kinyarwanda n'abanyarwanda kera bitagikoreshwa uvuge cyane. Ikintu cyakoreshwaga cyane ni inanga kinyarwanda niyo ya mbere ariko ikoreshwa hake ubu ngubu ikoreshwa hake ahubwo wasanga nta n'abayizi abenshi ntibayizi. ibwami habanzaga ingoma zamara kubambura bagiye kubikira umwami hakakora inanga inanga yavaho hagakurikiraho umuduri ubundi umuduri buriya ni uwa kabiri noneho umuduri wavaho hakajyaho ikintu cyitwa umwirongi wo gutsirika abajura. Ese umwirongi utsirika abajura karabaye kandi nawo wasanga uzi kuvuza umwirongi rero ntabwo upfa kuboneka umwirongi ubwo barawubuzaga ubwo umwami ubwo ni ukuvuga ko bagiye kumubikira ubwo agiye kuryama umurenge baravugaga barangiza noneho imidori ikavuga noneho bayitaga iminahi cyangwa ibihobe ntabwo bayitaga imidori yego ni izina rizwi ibihobe bikavuga abagore bakabyina habaga abagore b'inyambo bazi kubyina yego bateze amaboko ubwo byavaho mu masaa saba mu masaa munani ingoma zikongera zikabambura zamara kubambura nanone mu gitondo saa 12 yego hakazayo inanga yo gukangura umwami bakayivuza arangiza hakacaho indirimbo y'abagore n'umuduri yavaho rero abantu bagahamiriza intore yego zigahamiriza n'ingoma rero none ubwo iyo bari abatura umwami bakabazanya ibyo kunywa ubwami nabo babaraga ibyo kunywa n'ibyo kurya abari abahiga bagahiga n'umwami muri icyo gitondo bari kumwe. ubwo igikoresho cya mbere utubwiye inanga n'uburyo yakoraga umumaro yari ifite ibwami. Urebye inanga yari ifite mu wuhe mumaro ibwami? Inanga niyo yabikiraga umwami cyane n'ingoma. Icyo ni igikoresho kimwe tubwiye. Icya kabiri ni ikihe ubona gisa n'icyatawe kitagikoreshwa kitakitaweho cyane? N'uwo muduri kubera ko icyo gihe wibandwaga ku bantu bitwaga batwa nta muntu wajyaga gucuranga umuduri iyo yajyaga ntabwo umuduri nyine baravugaga ngo ariko ntabwo bavugaga batwa bavugaga ngo babasanga butaka bari hehe n'abasangwa butaka. None mpamvu umuduri guta agaciro ngo banga gukoresha ikintu cy'abatwa niyo mpamvu no guhamiriza ko numvaga bavuga ngo nibo babikoraga n'ubundi nibo bakunda kubimenya abandi ni nko kubigana. Kubera iki aribo babimenya ubusanzwe? Kubera ko batakundaga guhinga batageraga imirimo yego birirwaga kubivuga biyereka bakura ikintu cyitwa gukura inkota gutera icumu imiheto yari iyabo kubera ko birirwaga barasa n'inyoni batiga niyo mpamvu ibyo bintu byabaga ibyabo. Ndabyumvise noneho ngira ngo abadukurikiye barumva ko impamvu umuduri abantu batawukunze cyane batakunze kujya bawukoresha ari benshi bavuga ko ari uw'abasangwa butaka kandi abasangwa butaka nabo bakaba barakundaga kuwukoresha cyane kubera ko babaga bafite umwanya wo kwicara batuje batajya guhinga batakora indi mirimo uretse kwiyereka no kuhimbarwa bakora imikino itandukanye yakoragamo n'uyu muduri bigatuma uba nk'igikoresho kibaranga kandi bifashisha mu bitaramo byabo. Hanyuma ikindi gikoresho watubwira cyabuze uyu munsi kitakitaweho cyane ni nk'iki? Iningiri nayo rwose iri gucika. Hariho n'utayizi. Iningiri se nayo uzi kuyicuranga? Ndayizi ariko ntabwo nakunda ibintu byinshi cyane. Oya kwirundaho ibintu byinshi si cyo tuvuga ahubwo ni ukuba hari ubumenyi ubifiteho. Ndabizi. No kubyirundaho nyibonye nayimenye. Uyibonye wayimenye. Ariko kuyibona ntibyoroshye. Iningiri. Okay. Iningiri nari nyifite nanjye hari umuntu wajyaga yicuranga ndayimugurira. Ngewe nkunda kugura ibikoresho bya kinyarwanda nk'ibi ngibi. Nkuko nkubwira ntinzanira umuduri
hariho wajyaga aza gucuranga ahantu nakoreraga atwaye iningiri, ndamubwira ndashaka kuza nkorera iningiri, arayikora ndamwishyura ndayibika. Cyakora abana baje kuyita nari nkiri umusore, njyana mu rugo abana barayita, ariko narayibahaye bacuranga kugira ngo bishimishe. ubu ngubu nayo yabaye ikoranabuhanga uyibonye, yanga akagozi kadacika ukoresha mushipiri, ufata akadodo gato kamushipiri ntaho kajya, kimwe n'inanga ya kinyarwanda, nta muntu ukicuranga iriho zizamushipiri, izi ngizi zizakogota. urase batunze impamvu mu bivuga nka gitari, hariho amasinga nkariya ya gitari, n'inanga uyibonye ntabwo imigozi ikoroga tukira hariya ndiya migozi myiza, ushyiraho iriya myiza imeze nk'iya ikomeye. Okay, icyo gihe bituma inavuga neza. noneho rero bigaruka aravuze ati dore ibintu biri gusaza, ngwino nkujya kwiga gitari. ubwo ni bwanjyanaga rero Gatagara, ati ari igihe kizagera uyu muduri ucike, kimwe n'ingoma, wowe iga gitari izajya gucika, wenda none ugera ku kindi cyangwa nawe ushaje. nuko muduri nabaye nkurambitse. noneho yakujyanye kwiga i Gatagara, niwe wafashe umwanzuro wo kukujyana kwiga i Gatagara? we n'umuzungu witwaga Wimi. data yari umusinzi, narwaye iseru mpera mu nzu, bakuhagiza isombe bakarambika, kuko bigaruka yakundaga kuza gusura urubyiruko. yaje iwacu kuri Kano, niho bakoreraga animation nimugoroba. Yego, twajyaga kuri Jamaica ari uko habaye nk'umunsi mukuru. baramubwira bati nyamara dufite umuntu waremye, baravuga ngo tujye hari indirimbo bavuga ngo tujye duhura rubyiruko, duhugurane tujijurane, Rwanda rwacu rutera imbere. nyamara turahugurana kandi dufite urubyiruko rwacu ruri bubu. bavuga ikibazo cyane. aje kwenda basanga iwacu barankingiranye mu nzu, ntabwo mva mu nzu. niko gutegeka rero papa babwiye, hariho abamilitari bo babwiye ngo nibajye gushaka papa azajyane kwa muganga. papa baranjyana bangejeje urengera, papa baramuboha, bajya kumufunga kubera ko yagufashe nabi. bagiye kumufunga rero bigaruka niba ndwanyeho ngaho ku kibuye ku Kiyomba ngeze i Butare. Butare babiranze, yitabaje uwo muzungu witwaga Wimu, yari hirya yo muri college. Yego, hirya nzi hari niyo yacumbikagamo n'ubiracyahari. ubwo yari umuhorandi, banjyana muri Afurika y'Epfo, bagiye kugura andi maso. iyo muri Afurika y'Epfo baravuga bati amaso imitsi yarazibye, ugurirwa amaso n'ufite imitsi mizima. ati nuko umujyana azabana nabo. ubwo baranzanye rero bahita banshyira i Gatagara mu ishuri. ariko nkandi umuntu nyine no guhagarara ntabasha guhagarara, nahagararaga nkagira nkatitimira. ubwo ngo bari kunyigisha za gitari kata, intoki zikaba ibirema. kwari ukubera ko iyo ubwo burwayi cyangwa wari utariyakira? ntariyakira. ese umuntu utarabashaga no guhagarara mu nzira ngo mbe natera intambwe, narahagarara no guhagarara bikanga nkagira gutya umudiyo. ubwo igihe maze kumenya, babanje kunyigisha kugenda. Yego, igihe kugenda maze kubimenya rero, bakajya bagenda banyigishaho dukeya gucuranga. none nanjye naba ndyamye nkumva bamuryoga bavuga ngo di 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 di, ariko birantumanza ari byiza. numva umutima nibyo birimo, nanjye ejo nkashakisha ukuntu nacuranga di 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 di. yego, ejo habyara kandi ejo mbyara kandi. tugiye kuva twuva mu gitondo, ngo uyu munsi byarangiye ngo umuntu ni ukwirwana. bafite aho barabajyana, batafite abandi barabajyana, ngenda ho umuntu. nasohotse nta n'inkoni ngira, n'isi inkoni batanga ntazo twari dufite. mwari mufite? ubwo nageze imbere, umugira neza mpaka agashakashaka k'ikigori, ngo ngende nkumvisha mu nzira. ni inzira se ndava i Gatagara ndazi nandara. urajya i Rubengera koko ibwishyura? ubwo ka kantu nagashyize mu nzira, yagenda numva aho inzira ari reko. Yego, ngenda ndi umuntu utiyizi mbega, udafite icyerekezo. genda mu muhanda, bigeze aho numva ndarembye inzara. ndavuga ariko kera twaryaga imisigati, n'aka kantu wakarya kagakongora, wumva agafi karacyarimo umutuzi. yego, ndakarya ngiye kuba numva imodoka. nari nzi ko nkireba, nari nzi ko bagira batya. yego, ngira gutya ya modoka irahagarara,
menye ko ihagaze se mpaguruka njyemo se kandi yahagaze yego niwe wavuye amaze akundira yamana natumbe nsanga ni Rudoviko hariya mu Gashyushyu yego yiri bagatunda amasasu ajya gutabara inkotanyi ziri ku Rwanda eh abarambonye aramenye arambaza ati se baje hano uti nabwo nina nagiye ku ishuri Gatagara none batubwiye umuntu irwane ati none se wowe impamvu ugeze aha rero bari kwica abatutsi kandi dore ndi umututsi nkujyanye batwicana none uremera ko mujyana nibanyica batwicana cyangwa uremera urakomeza uzenguruka ntiyewe ntitujyane batwicana kuko nari nzi ko nta cyerekezo mfite kandi nzi ko ari mu Gashyushyu nari nzi ko ari bari bunjyane ubwo ngiye mu modoka aratwikiye twari twaje tugeze hano tugiye kujya ku ntindo ya Ndaba yego asanga ikiraro nta kiri bagikuyeho kandi barahari pe harimo na bene wacu abantu abasore bacu bose kandi bose bari aho ngaho modoka yarayitaye ariruka ubwo ngubwo ya masasu yose barayapakure barayatwaye n'abarigende ngo dore cyabanga ngo cyangwa cyangwa inkotanyi ryari ngo ni mukeke ngo akihorera icyo ni mukihore turakijyana nkuko nataye noneho baragucyura ntabwo banyuye barangije gusabira ibyo ngibyo bagiye kunywa mu bubari buri aho ngaho ngo bagiye kwihemba barakoze baravuga ngo ni igitari ndataha nari nzi ko ikiraro kiriho ngeze kuri ntuza nta n'agakoni natimbiye gusa burya ntabwo umuntu apfuye atari kureba ikintu nahise ngwa mu mukingo mu mugezi none ndavuga nti byanze bikunze nda ntirekane kujya epfo ntuze ntambike gutya ndagera ku mukingo none ndongera mbona umuhanda ndurira kuko mbonye wa muhanda nsanga ni ikiraro cyavuye nawe berwa we yagize rero mpita ntahanye urataha ujya mu rugo ariko umugabo Imana izamufashe aracyariho agura amashyamba nuko disi Imana ishimwe ariya amashyamba y'ibandamiko yose niwe yabazi nakurikira ikiganiro azumve ko wamushimiye kandi Imana izamuha umugisha kuko urumva yaragutabaye nawe yagucumiye urugendo nubwo yahigwaga ari mu kaga nawe ariko yanze kugutererana aravuga ati reka nkujyane ndetse abanza no kukubaza aravuga ati uremera ko tujyana ko nshobora kugira ibyago bakanyica ubwo wowe nta kibazo cy'uko baza kukwica urumva ko Imana yamukoresheje ibintu bikomeye kandi ntiyagiramo umutima mubi ahubwo arakujyana kugeza ageze aho nyine buri wese asabwa gukiza ubuzima bwe cyane ko we yanahigwaga we yabonye ndi kujya ku kagorigori kandi ari kubona nicaye ahantu hamugira n'ibyatsi wenda agize ngo nanjye ndi guhigwa wenda agize ngo ntabara asanga ni njyewe asanga arananze asanga arakuzi kandi kwicara muri uwo mukoki ntabwo bwari ubushake yego niho nari naniwe ngeze ubwo nari nk'abakabishaka ku gati ngira ngo numve ko haba hari agakingo ari ku muhanda yego mba ndatekeye mba nguye muri wa mukoki we ubwo nicara mu bihugu asesarwa rero arambona amateka yabanga mwabona yo ni maremare buryo none se bigaruka nta ndirimbo yaba yararirimbye akoresheje umuduri bigaruka umuduri wari waramwikinze narawumurusha umuduri wari waramwikinze ntabwo yigeze awushobora ariko gitari nawe akakurusha niyo mpamvu yampatiraga yakubwiraga kujya kwiga gitari nta kibazo ntabwo yagenda atansuye ageze inaha ngaha akakureba araza noneho bigaruka mwaba mungana nawe ntabwo ari mukuru cyane noneho rero ndabona bukeye ugiye kuduha akandi karirimbo gatoya duhinira aha ngaha tuzasubira ubutaha n'abadukurikiye
urwagwira ruguma Thank you.